nongeye kubaha ikaze inshuti bakozi ba Pirate News TV aho muherereye ku isi hose. Tugiye kugaruka kuri iri jambo rikomeye cyane rya Minisitiri Vincent Biruta aho yarari mu gihugu cya Uganda akavuga ijambo rikomeye imbere ya MUSEVENI ndetse na delegation z'ibihugu bitandukanye by'akarere byitabiriye inama yari yatumijwe n'igihugu cya Uganda MUSEVENI kugira ngo nawe ashyire itafari ku kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone mu kwirinda ko haba intambara y'akarere ikomeje gututumba muri iyi minsi. Reka mbagezeho ijambo rikomeye cyane Vincent Biruta yavugiye aha i Kampala muri Uganda. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Excellencies, Heads of Delegation, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda, banyakubahwa abayobozi b'intumwa z'ibihugu bitandukanye, banyakubahwa abaminisitiri, inshuti, bavandimwe, bagore namwe bagabo, mu izina rya Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndashaka kugaragaza ishimwe ryacu ryimbitse ku Nyakubahwa Perezida MUSEVENI, Perezida wa Repubulika ya Uganda, kubwo gutumiza iyi nama idasanzwe igamije kungurana ibitekerezo ku bibazo biriho ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe hagamijwe kugera ku mahoro arambye n'umutekano urambye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko inzira za Doha na Washington zishingiye ku bikorwa by'akarere byashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community na SADC, arizo nzira zizewe kandi zifite ubushobozi bwo kugeza ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko izi nzira zita ku mpamvu z'imbere mu gihugu ndetse n'iz'akarere z'aya makimbirane. Ndashaka kandi kwibutsa uruhare rukomeye umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU wagize muri izi gahunda. U Rwanda rukomeje kwiyemeza byimazeyo gutanga umusanzu warwo no kubahiriza inshingano zarwo zose, kandi rugasaba abafatanyabikorwa bose gushyira mu bikorwa mu bwizerane amasezerano yamaze gusinywa. Ni muri urwo rwego u Rwanda rusaba ko inzira ya Doha yasubukurwa kugira ngo imirongo y'amasezerano isigaye iganirweho kandi irangizwe vuba bishoboka. Reka nshimangire ko ari ngombwa gushyira hamwe imbaraga zose zigamije ishyirwa mu bikorwa ry'inzego n'uburyo busanzweho no kwirinda gushyiraho izindi nshya zishobora guha amahirwe abashobora kubangamira amahoro no gutesha agaciro ibyemejwe no kuyobya intego nyamukuru. Ubunararibonye bwerekanye ko uku gutatana no kudahuza inzira bitinze ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Nyakubahwa, ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kacu bigomba kwitabwaho mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu shingiro zabyo, aho gukoresha inzira zitoranyije cyangwa zidahagije. Ibibazo byose bifitanye isano bigomba kwitabwaho mu buryo bwuzuye kandi bwuzuzanya ku mpande zose. Gukomeza gushakira ibisubizo hanze y'igihugu ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibizakemura iki kibazo. Ku rundi ruhande bituma hagaragara gutinda no gusubika ibisubizo bitewe no kudashyira mu bikorwa inshuro nyinshi ibyemezo byamaze gufatwa. Icy'ingenzi gikenewe hano ni ubushake bwa politiki n'iyemezwa ry'ukuri ryo gushyira mu bikorwa ibyo byamaze kumvikanwaho. Ikibazo gikomeye ku Rwanda kidakwiye kwirengagizwa no gukomeza kubaho no gukora k'umutwe witwaje intwaro ugizwe n'abakoze Jenoside FDLR ushyigikiwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kudakurwaho no guteshwa agaciro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa neza mu igenamigambi ry'ibikorwa rya CONOPS. Kudakemura iki kibazo bigabanya icyizere kandi bikomeje guteza ibyago bikomeye ku mutekano w'akarere. Nyakubahwa,
ibihe by'akaga by'ubutabazi biriho ubu n'ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyo twiyemeje, cyane cyane kutubahiriza agahenge. Turasaba ko hashyirwa mu bikorwa mu buryo bufatika uburyo bwo gukurikirana no kugenzura agahenge, kandi bugashimangirwa kuko tutakwemera ko uruhande rumwe ruri mu makimbirane ari rwo nanone ruyobora kandi rugakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Gukemura ibibazo by'ubutabazi mu buryo burambye bisaba kubahiriza byuzuye amasezerano asanzweho. Turasaba umuryango mpuzamahanga gufata umwanya uhamye, utabogamye kandi wubaka, ushinja buri ruhande inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe nk'uko byagarutsweho mu magambo yavuzwe mbere. Kandi koko mu nyandiko y'ibanze draft communique y'iyi nama turimo kuvuga ku ngabo zatumiwe n'izitaratumiwe, ariko ndibwira ko ari ingenzi nanone kwitondera inshingano z'izo ngabo zitwa izatumiwe, kuko ingabo zatumiwe zishobora kuba ziri guhangana n'ibyago by'akarere nko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba, ariko kandi ingabo zatumiwe zishobora no kuba zishyigikira imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abakoze jenoside nka FDLR. Bityo rero gutandukanya neza izi mpande zombi ni ingenzi cyane. Mu gusoza, u Rwanda rurasubiramo umwanzuro warwo udashidikanywaho ku mpamvu yo gushyiraho inzego nshya hakenewe gukomeza kwibanda ku nzego zisanzweho zirimo inzira ya Doha n'amasezerano ya Washington. Impamvu shingiro z'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kwitabwaho mu buryo bwuzuye kandi bufatika. Reka nongere mbivuge. Izi mpamvu shingiro zirimo gukomeza kubaho ku mutwe w'abakoze jenoside wa FDLR ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uyu mutwe ushyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwiteguye kandi rwiyemeje byimazeyo gutanga umusanzu warwo, kandi rusaba impande zose bireba kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano hamwe mu karere kacu. Ndabashimiye ku bwitange n'umwanya mwamaye. Ngira ngo muramubona rero Vincent Biruta ku ijambo rikomeye cyane agarutseho mu gihugu cya Uganda, ahari habereye inama ikomeye cyane ivuga ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya n'ibindi bihugu birebwa n'ikibazo byari byatumiwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni mu gihe umwuka mubi mu karere ukomeje gutumba, by'umwihariko hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Nanone tukavuga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umwuka umaze imyaka myinshi. Mu myaka Perezida Facibeto Chilombo amaze ku butegetsi, imyinshi niyo yari afitanye ibibazo n'igihugu cy'u Rwanda. Museveni rero nawe yafashe iya mbere kugira ngo arebe ko hari icyo yakora kugira ngo uyu mwuka ube wacogora, ube wagabanuka, kugira ngo ube watuma hatabaho intambara y'akarere nk'uko abantu benshi bakomeje kubivugaho ko bishoboka cyane. Ni Pilot News TV, ndabashimiye cyane kubana natwe.